Abakobwa bakunda amagambo kuruta ibikorwa. Ese nawe wajyaga wibaza amwe mu magambo meza cyane wakoresha uriho uvugana n'umukobwa? Uyu munsi rero muri ikiganiro tugiye kurebera hamwe amwe mu magambo meza cyane uzakoresha mu gihe nyine uzaba uriho uvugana n'umukobwa cyangwa se mwaba muri kumwe imbona nkubone. Icyo ngusaba kino kiganiro numva cyagufashije uze guca hasi muri komenti umbwire niba bino bintu nawe ubyemera. Hariho igihe wenda umukobwa azakubaza ati se unkundira iki? Icyo kibazo byanga byakunda uzahora nacyo niba uzi neza ko ushaka kuzinjira mu rukundo cyangwa se niba unarurimo. Rero abantu benshi ntabwo bazi ibintu ugomba gusubiza umukobwa igihe akubajije icyo kibazo. Ikintu cya mbere ugomba kumenya igihe cyose umukobwa akubajije ngo unkundira iki, uzirinde cyane kumubwira ikintu kigendanye n'ibyumviro byawe by'umubiri, kubera yuko niwibeshya ugakora compliment wenda y'imitere cyangwa se ukamubwira ngo nkunda uburyo uteye, ngo nkunda uburyo usa, ahangaha uyu mukobwa niba ari umukobwa uzi ubwenge bishobora kuba byahita bituma nyine atangira kugenda akwanga gahoro gahoro nyamara mu buryo utazi. Ikintu bita imiterere ntabwo ari cyo kintu umuntu akundira undi. Icyo kintu ubanze ndabizi wibaza uti se ibyo birashoboka ko hariho igihe wenda ngewe nkunda umuntu bitewe n'uburyo ateye? Buriya abakobwa baturusha ubwenge. Ndaguha urugero ahangaha gatoya. Buriya igihe cyose wenda umukobwa mukundanye banza umenye neza yuko si wowe muntu wenda wa mbere mukundanye. Hariho igihe haba hari abandi basore baje bamubwira ngo dukunda uburyo uteye, dukunda n'uburyo usa, bamara wenda gukora ibyo bakora bagahita bamuta. Rero nawe nutangira kumubwira ngo nkunda uburyo uteye azatatangira kumva yuko umeze nk'aba basore, kubera ko hari benshi bagiye bamubeshya ko bamukundira ibyo ngibyo kandi barangije baramuta. Sinzi niba hano hantu ho usobanukiwe. Ikintu cya kabiri rero ugomba kumenya, ubanza umenye neza yuko buriya iyo uri gutereta umukobwa uba ushaka ngo ugaragaze difference n'abandi bantu bahuye nawe. Rero nutangira kuzana ibindi bintu bigendanye n'ibyumviro by'umubiri wawe bizatuma nyine wa mukobwa atangira kubona yuko umeze nk'abandi basore. Kandi ubundi niba hari ikintu abakobwa benshi bisetinzemo ko nta musore n'umwe mwakundana ngo mumarane igihe kinini atarakubwira nyine ibintu bigendanye n'ibyumviro by'umubiri we. Rero we tangira wige gukora difference, itandukaniro riri hagati yawe n'abandi basore. Nyine ube wowe, be yourself, ube wowe ubwawe, wirinde kugenda waplika ibintu wenda wagiye wumvana abasore bagenzi bawe. Hari ukuntu wenda ubu uri umusore ukajya gutereta umukobwa ugashaka kugenda waplika ibintu wagiye wumva bagenzi bawe bavuga. Ahangaha bizatuma umukobwa ahita kuzinukwa nta n'icyumweru gishize. Noneho rero reka nkuhereze noneho amagambo meza wakoresha usubiza umukobwa igihe akubajije ati se unkundira iki. Ikintu cya mbere byibura ugomba gukundira umukobwa ni indangagaciro ze ndetse n'imico ye. Mubwira ati ngiye nkunda imico ndetse kandi nkunda indangagaciro zawe. Ahangaha azahita atangira kumva yuko byanga byakunda ufite difference cyangwa se harimo itandukaniro n'abandi bantu yagize ibiki, n'abandi bantu yamenye. Ikintu bita imico, indangagaciro n'uburyo umukobwa yitwara nibyo bintu by'ingenzi cyane uba ugomba kumukundira. Rero iyo ari byo umubwiye ahangaha rwose ahita yumva yuko uri seriye. Mubwire yuko wenda ukunda uburyo muhuza. Igihe cyose umukobwa wese aba yifuza umuntu bahuza. Rero iyo utangiye kumubwira yuko nyine ukunda uburyo muhuza, niwe mwaba mutari mwatangira guhuza neza, ahangaha nyine bishobora kuba byatuma nyine atangira kugenda kugirira icyizere. Dore kandi kantu rero abakobwa benshi cyane bakunda abasore benshi baba batazi. Niba wenda ufite umukobwa mukundana, gerageza ujye umuhamagara mu mazina ye sometime. Ntabwo ari buri gihe. Byibura wenda urugero niba yitwa Diane ushobora kumuhamagara ukamubwira ati Dia umeze neza, umeze bro, ukamuvugisha mu mazina ye. Pana bya bindi niba umwandikiye message mwandikiye ngo Dia hi umeze ute. Ibi ni ibintu abakobwa benshi bakunda kuvuga nyine umukobwa mu izina rye, cyane cyane ko izina ritari Kinyarwanda bituma nyine abikunda cyane. Wenda n'iry'ikinyarwanda bishobora kuba ryakunda. Wenda nk'urugero nk'umukobwa witwa Cyuzuzo ushobora kujya ukoresha nickname ukamubwira ngo Cyuzu umeze bro. Ibi ngibi nyine bituma umukobwa agukunda cyane, nyine atangira kugenda yumva yuko byanga byakunda ubiha agaciro ndetse kandi izina rye urarikunda. Rero igihe cyose buriya umukobwa wese aba ashaka umuntu umukunda, akamukunda uko ari ndetse kandi akamukunda n'ibye byose. Dore kandi kanuro uzakorera umukobwa byanga byakunda ugahita uzamura ibyumviro bye by'umubiri mu rukundo. Aka kantu ukumve neza. Uzafate umwanya rimwe niba uzi neza yuko ufite umukobwa mukundana, umuhamagare kuri telefone wenda mufite umwanya uhagije, ubanza umubaze niba afite umwanya, ubundi uvuge ati ndashaka kugushimira,
ndashaka kugushimira. Ikintu bita gushimira umukobwa ni ibintu byiza cyane, ni ibintu abantu benshi bakunda, kandi si abakobwa gusa, buriya ngo n'Imana ikunda amashimwe. Buriya igihe cyose cyangwa se umuntu wese iyo yagukoreye ikintu cyiza ukamushimira, ni ibintu buri muntu wese nyine yumva atewe ishema na wa muntu wamushimiye. Sinzi niba kino kintu uriho ucyumva neza. Nyine wenda nk'urugero naguha, ushobora kumuhamagara ukamubwira ati wenda niba yitwa Diane, reka nkoreshe Diane kuko niryo zina nyine rimbangukira, kumubwira ati Diya umeze neza, meze neza, none se ko nifuzaga ko twaganira, ufite umwanya? Iyo akubwiye ngo mfite umwanya, nyine niho utangira nyine ugatangira kumuganiriza ukamubwira ati nashaka kugushimira kubera yuko buriya igihe cyose tumaranye nyine mba mbona umfata neza, ndashaka gufata umwanya nyine nkagushimira mu gihe tumaranye, nubwo wenda niyo byaba kisoni niyo cyaba atari igihe kinini, ugomba kumubwira uti rwose ndagushimira cyane uburyo umfata, ndabikunda, nyine just ukamushimira mu buryo bwose bushoboka. Ahangaha bizatuma nyine umukobwa atangira kugenda agutekerezaho cyane, ndetse kandi agatangira kukwibazaho ibintu byinshi. Ibi ngibi ibintu bizatuma umukobwa nyine atangira kugenda abona yuko byanga byakunda utandukanye n'abandi basore. Ese bino bintu nawe uriho urabyemera neza? Mbere yuko dukomeza, niba uri kureba ino video kugera ahangaha igeze, uze guca hasi muri komenti umbwire niba wifuza yuko nyine nazagutegura ikiganiro cy'ibintu ugomba kwirinda niba uri umusore nyine mu gihe ufite umukobwa ushaka gutereta ariko utarabimubwira. Buriya igihe cyose ufite umukobwa ushaka gutereta ariko wa mukobwa muhorana, hari ibintu uba ugomba kwirinda, kubera ko uba uteganya nyine, uba ubona nyine wenda ari umukobwa wishimira ushobora kuzamutereta. Hari ibintu uba ugomba kwitondera cyane ushobora gukora mbere nyine utarabimubwira, bikaba byatuma ahita kwa. Niba wumva ugishaka nyine uze guca hasi muri comment umbwire uti Eva, icyo kiganiro rwose turagikeneye. Comment niziba nyinshi nzakibaha, niziba nkeya ntabwo nzakibaha. Reka dukomeze rero n'ayandi magambo meza cyane ushobora kuba wakoresha nyine mu gihe uriho uganira n'umukobwa. Ahangaha hari ikintu uba ugomba kwirinda cyane igihe uriho uvugana n'umukobwa, cyane cyane kuri telefone. Abasore benshi bagira defo ngiye kukubwira, kandi wasanga nawe wenda ujye uyikora. Niba uzi neza ko uri umusore, ukaba uzi neza ko ufite umwana w'umukobwa, waba umukunda cyangwa waba utamukunda, ukaba ujya ukunda kumuganiriza amagambo y'urukozasoni kuri telefone, aya ni amakosa akomeye. Uyu mukobwa ntabwo ashobora kukubera umugore, keretse nyine wenda hahandi muba mumaranye igihe kinini, mwaramaze kumenyerana nyine bikaba ngombwa ko mubivugaho. Ariko niba uzi neza ko ari ibintu uhoza mu kanwa kawe ugasanga nicyo kiganiro uba ukeneye, iri ni ikosa rikomeye cyane abasore benshi bakunda gukora kandi batabizi. Dore kandi ikaniro ushobora kuba wakorera umukobwa nyine bikaba byakomeza kugenda bizamura ibyiyumviro bye, ndetse kandi agakomeza kugenda akwiyumvamo cyane. Kumubwira ko aberwa, kubwira umukobwa nyine wenda nk'imyenda imubera akunda kwambara, ibi biri mu bintu ushobora kuba byatuma nyine umukobwa atangira kumva yuko byanga byakunda ubu mwitayeho. Dore kandi kantu wenda ushobora kuba wakoresha ariko ari ku manywa cyane cyane, wenda nk'urugero ushobora no kwikoresha mu musatsi wewe, wenda ukaba wamukuramo n'akantu wenda hari nk'ukuntu wenda hazamo tuno tuntu bita utumisiyo, igihe nyine ukabonye niyo kaba nta karimo ushobora kumukora mu musatsi nyine ukakamukuramo. Ibi ngibi biri mu bintu ushobora kuba byatuma nyine bikomeza kugenda bizamura amarangamutima yiwe, bikaba byatuma nyine akomeza kugenda akwiyumvamo cyane kurenza wenda uko yakwiyumvagamo. Ese bino bintu nawe uriho urabyemera? Ariko ahangaha icyitonderwa kuri iyo ngingo tuvuyeho, ibyo ngibyo uzabikora waramaze kubona yuko nyine wa mukobwa nyine akwizera cyangwa se mwaramaje kuba inshuti byuzuye, kubera ko nyine hariho igihe nyine wasanga wenda atanakwishimira. Rero ibyo ngibyo ubikoze umukobwa atakwishimira, ashobora kuba nyine kubifata nk'agasuzuguro. Rero ugomba kubyinda cyane ukabikora mu gihe uzi neza yuko uwo muntu mwamaze kugira ibiki, mwamaze kuba umwe. Ndagushimiye cyane rero wowe wemeye kureba ino video.